Nongeye kubasuhuza kandi mbahereza ikaze nanone mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe mu masomo yacu mbahaye ikaze. Abantu rero mutubonye bwa mbere ahangaha twigisha ururimi rw'ikigande ndetse abantu mutabizi n'ururimi rw'ikinyankore turarwigisha cyane ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho interuro 10 zibanza n'inyuguti ya O. Abantu benshi ntabwo bazi ko buriya abagande bakunze gukoresha O mu gutangira amagambo yabo. Rero uyu munsi nibwo tugiye kubireba ko hari ibintu byinshi bakunze gutangiza O mu kugira ngo bavuge. Uyu munsi rero nizo nteruro tugiye kureba, interuro zibanzwa na O kugira ngo iryo jambo ube warirangiza cyangwa iyo nteruro ube wayivuga ukabanza kuvuga O. Banza ukore subscribe rero maze tuze kugendana 5 kuri 5 ahangaha kuri iyi channel yacu. Mugiye kubana nanjye Deo MC, banza ukore kino kintu maze tugendane. Okay, nzi ko urangije gukora ibyo nkubwiye, ubu rero niho tugiye kugendana kuri ya gahunda nyine yo kwiga na ya nyuguti ya leta O. Reka dukomeze. Interuro ya mbere ibanzirizwa na O mu rurimi rw'ikigande. Abagande baravuga ngo okwenenya, okwenenya, okwenenya. Okwenenya mu rurimi rw'ikigande, mu kinyarwanda okwenenya ni ukwihana. Kwihana mu kinyarwanda, mu kigande ni ukwinenya, okwenenya. Iyo ni interuro ya mbere ibanzwa na O, ibanzirizwa n'inyuguti ya O. Interuro ya kabiri rero abagande bakunze gukoresha baravuga ngo okuyimba, 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 oluyimba. Iyo nteruro nayo ni iya kabiri kandi mu kinyarwanda ijambo okuyimba mu kinyarwanda ni ukuririmba. Kuririmba mu kinyarwanda, mu kigande ni okuyimba, okuyimba, oluyimba. Interuro ya kabiri abagande bakunze gukoresha kandi bakabanza inyuguti ya O ni iyi ngiyi, baravuga ngo okwerabira, okwerabira, okwerabira. Okwerabira mu kigande, mu kinyarwanda ni kwibagirwa. Mu kinyarwanda ni ukwibagirwa. Buriya kwibagirwa mu kigande ho baravuga ngo okwerabira, okwerabira. Iyo ni interuro ya gatatu mu nyuguti zibanzwa mu nteruro zibanzirizwa n'inyuguti ya O. Iyo ni interuro ya gatatu. Reka twumve iya kane. Uyu munsi nabazaniye ibintu byiza gusa, uyu munsi nabazaniye ibintu byiza gusa. Interuro ya kane iravuga ngo okucyara, okucyara. Ese wari uzi iryo jambo icyo risobanura okucyara, cyangwa waryumvaga gusa nturisobanukirwe? Uyu munsi rero ngize ngo ndigusobanurire. Ijambo okucyara mu rurimi rw'ikigande mu kinyarwanda ni ugusura. Gusura iwacu, gusura hehe, bo baravuga ngo okucyara, okucyara wa mukwano gwange, ngenda kucyara. Rero ngenda kucyarira, enkya ngenda kucyarira, ejo nzagusura, uyu munsi ndagusura, ibintu nk'ibyo, okucyara. Iyo ni interuro ya kane. Reka twihuse cyane duhite tugera ku nteruro ya gatanu. Interuro ya gatanu iravuga ngo okutendeka, okutendeka, okutendeka. Ese aya magambo wajya kuyumva ariko utazi icyo asobanuye? Ijambo okutendeka mu rurimi rw'ikigande, mu kinyarwanda ni ugutoza. Gutoza mu kigande ho baravuga ngo okutendeka, gutoza, okutendeka, okutendeka. Okay, twihuze cyane. Interuro ya gatandatu, interuro ya gatandatu baravuga ngo interuro ya gatandatu baravuga ngo okurya, 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 okurya. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ukurya nyine nk'uko bisanzwe, ariko nyine iyo nayo iba mu nteruro zibanzirizwa na leta O. Mu nteruro zibanzirizwa n'inyuguti O baravuga ngo okurya,
okulya ekyeggulo, okulya ekyemisana, okulya ekyenkya, okulya. Iyo nayo ni nteruro. Okay. Interuro ya karindwi baravuga ngo abagande bakunze gukoresha ijambo okucyakara. Wari uzi iri jambo okucyakara? Okucyakara ni kwa kundi nyine bavuga, abanyarwanda bo bavuga ngo ni ukuryoshya. Nyenze gucakara, ngiye kuryoshya. Niyo magambo y'iki gihe, niko babivuga muri iki gihe, niko nabonye urubyiruko rubivuga. Bavuga ngo ngiye kuryoshya, mwenda gucakara, ngiye kuryoshya, ngiye gutembera, mwenda gucakara. Okucyakara. Interuro ya munani baravuga ngo okwebaka. Abagande bakunze gukoresha iri jambo bakavuga ngo okwebaka, mwenda kwebaka. Okwebaka mu rurimi rw'ikinyarwanda ni kuryama. Mu kigande ho baravuga ngo okwebaka. Interuro rero ya cyenda, umugande aravuga ngo okusirika mu rurimi rw'ikigande, mu kinyarwanda ni uguceceka cyangwa se gutuza. Okusirika. Reka twihuse cyane rero twumve interuro ya nyuma ibanzirizwa n'inyuguti ya o. Interuro ya nyuma ibanzirizwa n'inyuguti ya o. Nababwiye ngo turi buvuge ku nyuguti ya o kurangiza interuro 10. Iyi ni interuro ya 10 rero. Interuro ya 10 ni akantu gatangaje. Abagande bakunze kuvuga ngo iri jambo ngo okusera. Ntabwo ari okusera, ahubwo ni okusera. Okusera mu rurimi rw'ikigande, mu kinyarwanda ni ugucuragura. Wa wundi uzabona bamwita ngo ni umucuraguzi, uzamenye ngo abagande we bamwita omusezi. Umucuraguzi mu kigande bamwita omusezi. Gucuragura babyita okusera. Izo ngizo nizo zari interuro zibanzirizwa n'inyuguti ya o 10 nari nagutoranyirije. Wakoze cyane rero kuvuga ugikurikirane video yacu, cyangwa se ukaba ugikurikiranye iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Ibyo ukora uri intwari cyane. Banza ukande kuri subscribe kugira ngo amasomo yacu azakujye kugeraho kandi akugereho ku gihe. Reka tuzahurire muri video y'ubutaha turi kukwigisha ibindi bintu byinshi. Imana ikomeze kubahereza umugisha. Bye bye.